nifuje kuba umugabo kuva kera atari uko nambaye ipantaro ahubwo ari uko numva ko kuba umugabo ari ikintu umuntu aharanira. Ubuzima bw'ubusiribateri buba bubishye, ni hahandi ushobora kuba uri mu rugo ufite amafaranga ariko ukisanga ugiye kurarira ibishyimbo n'amandazi, amacapati, ibishyimbo natandukanye nabyo. Mu minsi mike murambona ndi umuntu munini cyane kubera ko muzabona ko ubuzima bwahindutse. Murakoze. Hari icyiciro kimwe navuyemo njya mu kindi, ibintu rero numva byanejeje cyane kuko hari umuntu wampinduriye izina uno munsi. Namubwira ko mukunda, naramukunze, ndamukunda kandi nzahora mukunda by'iteka ryose. Iryo jambo impamvu mbivuze mufashe gutya niwe mbaraga zanjye. Nzi neza ko aho ruzaba rukomeye azambwira ati rukundo rwanjye nkuri hafi. Yewe Rukundo Jean Paul maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye n'agahato ko wowe ufite inema Vestina umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko yategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Jean Paul Rukundo umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane. Nitwa Rukundo Jean Paul, ariko abantu benshi mu buryo bw'akazi banzi kuri Holy Safi. Uyu ni umunsi w'umunezero mu buzima bwanjye kuko hari icyiciro kimwe navuyemo, hari n'ikindi nagiyemo, nabaye umugabo. Kuba umugabo wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane. Kuva kera ni ibintu nifuzaga, nifuje kuba umugabo kuva kera atari uko nambaye ipantaro ahubwo ari uko numva ko kuba umugabo ari ikintu umuntu aharanira. Mbere ya byose nabanza gushima Imana, niyo yatumye uyu munsi nkugeraho. Ndanezerewe. Nta mbogamizi zikomeye nahuye nazo, gusa iyo uri mu rugendo nk'uru nguru hari byinshi biguca intege bidaturutse ko muri gukundana, biturutse hanze mu bandi bantu. Izo nizo mbogamizi naba narahuye nazo, ariko icy'ingenzi gikomeye kuruta n'ibindi ni uko muri kumwe muzi intego y'icyo murimo naho mwifuza kugera. Amazina yanjye nitwa Vestina ufite inema. Uyu munsi ni umunsi wanshimishije cyane, ni umunsi nateye intambwe. Hari icyiciro kimwe navuyemo njya mu kindi, ibintu rero numva byanejeje cyane kuko hari umuntu wampinduriye izina uno munsi. Uyu munsi urumva gute, utandukanye gute n'indi minsi wari usanzwe unyuramo? Ese urugendo rwawe witeguye kurukomeza gute? Nukuri biratandukanye cyane kuko niba najyaga mpagarara nkabona ndi umuntu umwe, ariko tukaba twabaye abantu babiri, ni ibintu bitandukanye cyane. Rero ni ibintu niteguye kubamo
iteka ryose kandi nanabyishimiye mbifitemo imbaraga, nsenga n'Imana ngo izabidufashemo. Ni irihe jambo rikomeye wabwira sheri wawe kuri uyu munsi? Namubwira ko mukunda, naramukunze, ndamukunda kandi nzahora mukunda by'iteka ryose. Iryo jambo impamvu mbivuze mufashe gutya niwe mbaraga zanjye. Nzi neza ko aho ruzaba rukomeye azambwira ati rukundo rwanjye nkuri hafi. Ni umunezero, niyo mpamvu nakiriye iryo jambo, ndifashe nk'inkomezi mu mutima wanjye kuko niwe mbaraga zanjye. Murakoze. Ubuzima bw'ubusiribateri buba bubishye, ni hahandi ushobora kuba uri mu rugo ufite amafaranga ariko ukisanga ugiye kurarira ibishyimbo n'amandazi, ariko uhereye none ibyo byarangiye. Nyine nk'uko nabivuze nari nkeneye imbaraga zanjye, ibyo ntibizongera, ndabyizeye neza ko ubwo buzima bw'amandazi, amacapati, ibishyimbo natandukanye nabyo. Mu minsi mike murambona ndi umuntu munini cyane kubera ko muzabona ko ubuzima bwahindutse. Murakoze. Ku bakobwa naho ntabwo biba byoroshye, ariko aka kanya ntekereza ko hari ikintu cyahindutse bitazongera kugorana cyane. Nibyo utubajije ikibazo cyiza cyane, ariko hari ibyo dusabwa kugira ngo ibyo kurara twipfumbase birangire. Turi abakristo, ubu duciye imbere y'amategeko, ariko dutegereje umugisha tuzasabirwa n'abapasiteri kugira ngo ibyo kurara twipfumbase biveho. Murakoze. Nitwa Niyongera Tamari, ndi umubyeyi wa Rukundo Jean Paul. Mu buzima bwanjye nk'umuryango turanezerewe cyane, ni intambwe nziza iyo umuntu abyaye umwana akamurera agakura, akamenya kwicara, akamenya gukambakamba, akamenya gutera intambwe, akagenda akagera ku cyiciro nk'iki ngiki Jean Paul agezeho, akabasha kurambagiza umukobwa. Bifite icyo bisobanuye mu buzima bwanjye, biranejeje cyane, biranshimishije. Uyu munsi ni umunsi mwiza udasanzwe mu buzima bwanjye, biranshimishije cyane kandi ni igitangaza Imana ikoze kuri uyu munsi wa none. Ni umunsi ubaho rimwe mu buzima, ni igitangaza Imana ikoze. Ubutumwa nabaha nk'abana bagiye gushinga urugo, ubu rwatangiye biragaragara, iyo abantu bamaze gusezerana baba biyemeje kubana. Ubutumwa nabaha ni ukujya bashyira hamwe bakabwizanya ukuri, ntihagire umuntu ugira icyo ahisha undi, kandi ikigeretse kuri icyo bakajya baganira cyane bishoboka, kuko niyo nkingi y'urugo, kuganira k'umugore n'umugabo, bakabwizanya ukuri, bakavuga icyo bagiye gukora bakacyumvikanaho, kandi bagasenga Imana ikabashyigikira. Ndumva ari bwo butumwa nabaha. Ngewe nitwa Kamanayo Thomas. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi uko nawakiriye njye ndumva ari mwiza cyane kandi wanshimishije. Ntabwo ari bwo bwa mbere nakira umunsi mwiza, yego, ariko noneho uyu munsi wo ndabona bibaye nk'akarusho. Mwakiriye neza rwose nk'uko wenda nabisaba Imana, nk'uko n'Imana ibishaka. Iyo umuntu yabyaye akabona abana be bagiye mu iterambere nawe nk'iryo yagiyemo, biramushimisha cyane. Rero ni ukuvuga ngo ubu arimo gutera intambwe nanjye muzo nateye. Ngewe icyo mbifuriza, ndabasabira urugo ruhire, urugo rwiza. Icyo mbasabira nyine, kandi impanuro z'umubyeyi rwose ndagira ngo mbasabe bazakore ku buryo nkatwe uko twakoze, bubake, bagire urugo rwiza, babishyireho umwete ku buryo urugo rwabo rutazajegajega, ruzakomeze rukomere. kandi nkaba nagira ngo mbasabire amahoro mu bintu byo kubikora ku buryo urugo rwabo ruzagenda neza.
nabaye umugabo